moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Ese bite byabonye mwambaza mbona atari umutwe ushaka iki warusha kure iki hano ushinzwe iki ku buzima bwanjye kugira ngo ubimenye ndabona ntazi ikibazo ufite mani benshi kuri bavara namuzi nari ngatangaye guri koze ngungushe kure bavara muri basumurebera hirya bareka ngubwize ukuri abakobwa ndabizi ubugambo bwanyu mugira bugenda mwiyabuza abatipe mu gihe babateye indobo ndakwiyamye kuri vara wanjye mani umva ngo umushyitsi hasi nakubwiye ngo muri batanu baciriritse bantanagurira inkweto mu karitasi ntashobora kuzana gusa reka nkubwize ukuri singaho itariki ifate mu mutwe ukwezi umva shuti uzambwira mva ngubwire mani ugabanya ibintu byo kugenda utokinga ku muntu uvuga havuzwe ubwo bugambo bwanyu ndabiyamye abakobwa bundi abazi umuntu yikudira umutipe mukaza mugenzwa n'urunwa gusa umva umushyitsi hasi mwiyame vara n'uwanjye ndabyimenyera n'undi munsi ntuzongere kumva nakubwiye ngo tegereza nguhaye iminsi wenda 15 uzambwira naho byo kuvura mutipe yanjye nta kintu mukeneyeho n'amafaranga mfite we ntabwo yasimbuka kandi namugura inshuro 800 baba we mva mugo nkubwise ukuri rwe rwakurura muhungu umva afite igikoko wanakirya izindi ubwo nibyo byakuzanye baba cyangwa nkugire imbabazi aho wabura aho ntacyo ufite ko wese uje kureba iki ubu ngubu njyewe hano ni wanjye reka ngubwira mukongera ntabwo nkunda abakobwa ubugambo mugira mugenda mutokinga ku muntu umva ndanakwiyamye vara umushyitsi hasi niba ari n'indobo yaguteye ndakwiyamye shangugiriye uriya umva muvandi muri batanu baciriritse bantereta jewe uriya murese ntabwo yajyamo ndeba ariko kirazira n'undi munsi umva nkubwire sheri mfite abanyabirondo ahubwo umva nkugire inama wiruka kuri rangegera itagira amafaranga ushaka ye nise dushaka mva nkugire uramba waye ibyo birakureba umva nkugire mu barabanje umushyitsi hasi ndabizi abakobwa ubugambo mugenda mwiyabuza muvuga buriya yagateye indobo akangaka umva ndakwiyamye mama nakubwiye ngo muri batanu baciriritse bashaka kumpanagurira inkweto wanjye mu rugo uriya ntashobora kuzamo peti urabyumva genda gake ahubwo cyo kora icyo ushaka uzakibona sivara ushaka ngaho mwihorera bondekere kugira impuhwe gusa nkugira inama mugashaka abatipe mani bafite amafaranga barekura uretse uriya wicira inda mu jisho umva baba nta kibazo nyine mundekire ngenda byimenyera kuko ari umukunzi wawe nta kibazo nyine ngaho ijyanire cyane ibyawe ariko singaho nkubwiye itariki usifate mu mutwe uzagaruka kuwushaka umbwira uti burya n'undi munsi bitashama abakobwa ni byiza nkamenyera wa muhungu urimo hano niba hari nawe ariko nkamubuze ese ko sanze mucyocyorana ese hagati yawe n'uyu ninde varatereka ntabwo ari njyewe ndareka reka iki ntawe uhari dangiye ntabwo ari njyewe saba ikagiye ntabwo ndimo rwose hari ikintu mu nkinzi nta kibazo ahubwo se papa ko mbona mwataye umutwe mufite icyo kibazo narinje kumwaka amafaranga y'inzu iyo burya ntabwo yajya bishyura amezi abaye 5 papa wowe uragowe n'abakobwa yinjiza amano bose ukuntu bangana no abarera ahubwo akakubwiza ukuri abakobwa baraceceka ngo abakobwa ahubwo bazagufunga ubusa wicaye kuki ni wa muhungu urya n'abana batujije imyaka rimwe muzehe urandabaye irindi zakujyana nawe ahubwo oya ntabwo byumvikana se ubundi ubona ari ntawe ahubwo umva kubwira nudacunga neza kakubayeho kuko n'abana b'imyaka 18 abana guhera ku myaka 11 n'ibiri bose abageza amahangaha kandi ni umunyatabi mbega babarira bose nudacunga neza amezi akabaye 5 nta na rumwe abakobwa kandi arabishyura arabasohokana bagurira inkoko bose bwo wicaye kuki ibyo bindekera ahubwo papa akamugira inama njyewe kubera n'ubundi mpora hano hafi akira mpa nimero yawe ni nzamugucungira nimubona tayari nitaguhamagara uri umwana mwiza rwose nzamugucungira rwose nzahita mugora nubona nahari byonyine uzahite umpamagara nzahita nguhamagara urakoze cyane tiye amafaranga menshi cyane y'inzu iyo ntabwo ajya kwishyura se amezi abaye 5 shamuze warahombye n'abantu yirirwa yinjizamo n'abakobwa barongora no uza amafaranga baha
ibyo mbwira ni ukuri ahubwo njye nanjye kukubwira ngo umpe nimero yawe nzagucungira umunsi yaje mpite ngwamagana no bitagenze wazamukura he urakoze cyane urakoze cyane rwose ntacyo mushyiremo nimero hano nzabahamagara nuko rero nta kibazo nzabahamagara mbabwire nimubona nzabahamagara urakoze cyane ndababera umucunzi ndabyemeye urakoze nsaba rero mugire amahoro nawe musigara amahoro muginga zambona Yo man, akarundi kanyizina kaba karazese. Ngiye kubazanira ikihe karabutaka. Muranyumva? Ngiye kubazanira ikihe kizajya kibafasha mu kazi. Okay. Uyu muhungu niwe urajya bufasha mu kazi. Muranyumva? Turakumva boss. Okay, mumurebe neza azajya bamabwiriza. Yo nigga. Rero jewe impamvu ndabazanye. Muranyumva?
nzajya baha akazi ku muntu wese nshaka muzajya mumunzanira hano Yego boss. muranyuma Turakumva boss. kandi hagira uwo muzana mumuzana mwamwishe ntamwe nzatamba mubakurikiza muranyumva sha Turakumva boss. mbasha nawe wicara hasi sha mvuze ngo iki Bita sha. Cyiza. Amakuru yawe. Ni meza cyane. Kubona muri uyu muhanda utemberamo ugira akazi uriga uri mu biki? Nyine ahangaha ni hafi yo mu rugo nti hafi hano. Mba ndi gutembera nyine sura inshuti sura abavandimwe nibyo ngibyo muri mayi. Nibyo wirirwamo? Nibyo ngibyo. Nese ntabwo aza gufata muri mayibobo. Oya nanone Imana asenga ntago yazatuma bafata muri mayibobo. Erega ndasenga. None se uriga cyangwa arangije ishuri? Ndiga nyine nuko turi muri vacances. Noneho rero ngiye kuguha akazi urakemera se? Babuja ngo akazi. Nakazi. Mana we. Mana mabuja ngo iki? Wagushakira akazi ukajya ubona isabune ukabona naho ukurake nako kwambara. Nubwo wambwira ngo mpite njya kugakora none haduhita tujyana nahita njya kugakora pe. Hoya ntago kujya kugakora none habyakunda ahubwo abanza ukitegura none ukazansanga mu rugo nkejo mu gitondo cyangwa ni mugoroba nta kibazo nibyo byiza. Nushaka kumbwira duhita tujyana njya kugakora none. Hoya ntago kujya kugakora none habyakunda ahubwo abanza ukitegura none ukazansanga mu rugo nkejo mu gitondo cyangwa ni mugoroba nta kibazo nibyo byiza. Murakoze nge ejo saa 12 nzaba nabagezeho. Nta kibazo ugenda bite. Nukuri murakoze pe. Ahubwo reka ngene mite njya kwitegura ejo kare. Nakasi kose ni wagashobora se. Umva nta kazi gashobora kunanira reka nge nzazinduka kare.
njye mu rugo ngira utuzi twinshi ntago nabura akazi mpa umwana nkawe. nzabona ahubwo se ko mu rugo nahazi Ni ukugera kuva hano ugera n'iminota 10 uzakora ku gipangu kuri sone basatira gukingura nta kibazo uzaza. ashobora kuba nari mpazi ahubwo ntabona nzi ko ari mwebwe muhaba uragenda gutyo usagera ku gipangu nugera ku gipangu uzakora kuri sone naho mbato. ntacyo ibyo birahagije birahagije ahubwo reka ngende ubwo nejo kare kare mu gitondo sawa uzazinduke. murakoze nakubiswe byatari pe sha nyine kwihangana sundi bari bakujije iki cyasheri ntago mbizi pe cyo baje gusa wa mujama yaramamagaye ungenda amakazi tubirangira nyine sanze banziritse bangubise byakora ariko nawe no mbese nta mwana w'abandi wariye ko mbizi ko akunda abantu nawe picha ko wenda nukurara agapiti nariye bita Ange kandi kakanyeshura ako shomva kakwivumbura please banza ibyo ushaka kubwira sibyo hanyuma bigenda agapiti nakari imbere ko njye tumenyana hanyuma nyine wanandi cyagera kuzana bana nyine ukwiriye cyamamare nkanjye mitagutwara byabaye imbere shiri uri kuraka sibyo none ako gapiti niko bakujijije ntabwo gwinde sinzi niba kaba ariko ari kumva ko gapiti nuko warumwe nyine ibyo kurya abana kanshi nago no gucumanya ngo arabizi so nyine tubyera gusa nyine nagushakaga nashakaga kumenya nyine gusa ariko nashakaga amafaranga ushaka amafaranga subizwa ngo nyura nawe ndako nawe ikibazo cyawe ni kimwe pe shiri gusa reka nkubwire sibyo ushaka amafaranga izi kushaka amafaranga uzaze kunsura ibyo bikunda mutubivana mutubye ku ruhande ugiye ukirimo rwose ntago byahora pe ndakubaje untenda oya ibyo gutina simari kandi umunyabirombe umengo ni icyamamare ngiye ni ukwemprima bisimple sinzi undi yumvuga vala wumva ndi ninjye mvuga vala jya wumva icyamamare umunyamafaranga sinzi w'ikintu wumva kweri gushatse kuvuga ko wayikuramo no cyane byuta rwose ubishatse twamurera ako twanivaramo kuki wumva ko wakuramo inda y'umwana w'ifura don't worry kugira ikibazo no kuvana ushaka amafaranga iranje uzazi nyine dukorera aho ngaho ibyamukundo mutubireke kuri batari ibyo rwose twasinze nta kundi nyine kuva nshaka amafaranga ubwo nzabitekerezaho nzaza nzaza nyine ndanarwaye nari bitunda narwaye ariko ntambye none ntananakira nizeye ko handi uri muzima hose ndi muzima nta kibazo mfite pe karacyakora nari usuri tayari isano aka kanya nta kirada nahita nyira ubura karakazi bura nuko kavunanye ariko umuntu ari yiranje ta iyo murugo tujye kubisoza se nicyo mwemera umugore mwiza Varataga fire Gatalesi nibyo nakubwiraga bro nyine wowe ikibazo nta bwenge imani nawe uraciriritse uraho ngaho wasamye gusa hasi uri kumva ko nta bwenge gute sibyo ya minsi nari maze tutabonana sibyo ibintu byambaye n'ibibazo ariko ibikise kandi ibyo bintu ni ibikimwa nyine sibyo urabizi mbamari nikuti ibyo bintu bikubaho ariko nanjye sinzi ukuntu byanciyeho sibyo niyo mpamvu nanjye naje kukugisha inama nk'ipampe yanjye mbwira nari mba ngeze gutya mbonanye n'umukobwa sibyo twemeranywa yuko nzajya kumusura iwe muri waramuriye se waramuriye wahora n'iki nawe ubundi ikibazo kiri sibyo nawe ikibazo kiri noneho nageze muri ghetto sibyo nyine atangira nzana bya bindi byanjye by'ubukristo nawe nka kwa kundi bitangira nyine wowe giye uyaminiye amana ubundi ni gute wafashe karakantu umwana akagucika gutyo niyo wanagize n'ubwenge buke yaburi ikibazo mani wanamugane ntabwo nigeze ngenda naga nyine wowe uzaze aho gumuhamagara none urangiza tunshaka none karakantu tugafata nitumara kugafata mwana gutyo uzatumwemeza fo none se ubu ningenda nakanyweye ubutaha bizacamo umwana gutya ibyo bya kondomu no reka nta nubwo ubyibuka sinubeshye ariko urabizi kondomu ni n'ubufure n'ubufu mwana ku muntu w'iji nkawe sibyo urabizi wowe ndakwizera sibyo wangiriye inama n'ubushize narataye ntubizi narumvishe ngo papa we ngo ariko waramuhanye bya hatari shamani nabonye karakora ubundi twabaye iji byararangiye tu sibyo ubwo rero ngiye kugenda mbikore nzamuhamagara sibyo gahunda ni noneho ikintu nzakora kugira ngo anyemere fo sibyo ubutaha ariko nari namwiyemeyeho ukuntu ariko kugira ngo anyemere nzamusohokana sha so kumva wumva yego kondomu icyo kintu cya kondomu uzongera kuyijyana nkumva ko byagenze nka kuriya tuzaserera reka wangiriye inama ntayo nzongera kujyana bro sibyo urabyumva ko gahunda niyo reka ngende ubutaha noneho ntabwo ashobora wowe niyo gahunda sawa ejo ubwo uzaza tu yego bro sawa amarigama minene misi bane stress kansoma indi yanjye inyanzurira ko kandi koko nta nagaso Ange Imana yibukira igihe n'impamo y'Imana Ange
n'ukuri Imana yibukira igihe pe. Ya nyandiko ye nziza disi ntiharaherutse no kunyandikira. Reka some. Ku nshuti yanjye nkunda cyane kandi nishimira Ngiro. Mumeze neza? Natwe turi amahoro. Mukungu, urabizi ndagukunda. Ariko ubwo duherukana nakubwiye ko nashutswe na Vara nkashiduka nisanga mu cyumba cye. Sheri mbabarira. Sheri mbabajwe nuko numva ntagikwiye kubaho nyuma yuko ntangiye gukeka ko naba ntwita inda ya Vara. Niyo mpamvu nirengagije ku nkunda nkahitamo kujya kure yawe ndetse kure y'abanjye bose. Gusa ujye uhora uzirikana ko nkukunda kandi ngoza ku mutima. Uwawe Ange. Ange wibikora wigenda. Ndagusabye narakubabariye wigenda wisiga njyenyine hanze. Ndakwinginze mbabarira wisiga njyenyine hanze. Yega ngewe ibyo bya Bibiliya ntabwo nabibonye hari icyo nakurikiye. Yega ntabwo bireba umukobwa mwiza nkawe ibyo ufite mu ntoki nta umuntu ari igihe atabyitaho. Ariko se ubundi reka nzi nkwibariza. Njye nitwa Vema mwebwe bahita abandi. Lydia. Yego ko tari Imana miransubiza. Lydia. Uzi ko buri Imana yewe yanyeretse. Dahira hari akazi ufite. Ntumaze imyaka 6 urangije kwiga. Ubwo urumva nabimenye. Buri ukunde ukunguku. Abana ndo mu boss nyine. Ariko nawe ufite ikibazo cy'umukozi. Lydia nyine. Oya mwese icyo utumva ni iki gusa oya mu kazi rwose mfite. Oya waba umukozi. Nge ndumva ikibazo cyawe rwose ngiye kugikemura. Atari twatonye tw'inama. Kweki? Mu biro nyine. Ngiye siyo ndabona ngende umuntu wo mu muhanda. Jya ubanza unyitegereze neza. Cyari kwawe ufite ntacyo. Ubu se oya ariko nari ngiye kumena ibanga. Ubu si ikintu kiba kiriho ni kimwe. Ntukeneye akazi. Ntukeneye amafaranga. Nureze nawe ntabwo ushaka kugenda mu muhanda ukeye wambaye udukweto twiza cy'udutenge nta kigenda nge. No ibi ngibi ukabivamo use nta dusatsi usike. Buriya se amasengesho yawe wasengaga ntabwo wasengaga gusaba akazi. Yatinze kunsubiza yarahibye ariko nategereje narahibye. Buriya rero ngo biryo warambije. Warambiwe yatashye. Rero urumva cyo nshaka kuguha nta akazi. Kuburyo uzajya unyura muri karitsiye iwanyu. Akazi. Abantu bose bakavuga ati dore Lydia ni Lydia. Hari igihe umuntu afata izina akaryica nabi ko. Ujye mwegera aba boss babakazi. Bintu nk'ibyo ngibyo. Ko mubiro? Njyewe? Nitwa ndese. Uretse ko sivyo n'ibyo ngibyo. Ushatse wanihitiramo uzaza nkwereka imyanya yari ufate mwo ushaka. Wewe nukwikoreramo. Nyine nkawe umuntu ubonye akazi ubwo nse we ntabwo wishimye. Mwana we ndishimye ubyumva ahubwo ni ryari? Umva muri niye saho mbwira tugende. Tugende nyine. Ariko urabona Yezu nuzi ko yasomye umwana mu rusengero. Ko icyo ushaka kugira umugisha. Nsinye ntago ari umugisha ngwaye. Ubwo nyine nanjye nyine makabizo nyine uyo mugisha nyine.